mwami Dawidi ntabwo yarazi bijya ko umugore wari umwibone mwakariya kagene iyo ataza gutambira Imana ngo umwendugwe ntabwo ari kumenya ko umugore wafitemo n'undi mwuka w'ubwibone hari ibintu tujya dukorera Imana hari uburyo twitwara imbere y'Imana yacu yo twibutsa aho yadukuye bigatuma tumenya abantu bamwe na bamwe tubana nabo buriya iyi foto yafotowe iyi video ntabwo yafotowe n'umuntu wari uri mu isoko yafotowe n'umukristo wari uri mu rusengero aka kantu kereka bishop na madamu we ishusho y'abakristo afite aka kantu Imana ikabigishirizemo ikintu gikomeye kabiri nacyo gikunda no kuvugwa cyane reka tuvuge impamvu ngiye kubabwira impamvu 6 zituma umuntu akizwa ariko agasambara kiri no mu rusengero impamvu ya mbere nitwa Manu Apostle Zino Official Ingoro TV ibintu nitirebye kabisa Zone 250 ari filime nziza yitwa Imfubyi zigira ibanga abantu banyarukireho bayirebe Apostle nabonye Marene arimo watese Rozi Marene wa Vestine arimo mu Imfubyi zigira ibanga arimo namera namubonye abantu bose hauri pastor uzabasezeranya hauri ngewe se nanjye bimeze neza mu minsi mu gice kizakurikiraho nanjye bazasangamo abantu banatera inkunga mama Minyoni na Apostle Zine rwose na abadamu babashakashatsi bashaka gukora bakubaka umuryango tukiteza imbere mu kigoronome rero byifashe gute mu kigoronome rero ubu ngubu ntabwo appel d'offres ziri kuboneka ahubwo abantu bafite akazi bandangire hari abahinzi babigize umwuga mu Rwanda abahinzi ubu ngubu babigize umwuga rwose bandangire buriya bandangiye naza ngahesha umugisha n'ibikorwa byabo kandi byagenda neza so bakurangiye we kubanza batabizi abenshi banza bazi ko ndi umushumba gusa ntabwo bazi ko mfite na azero mu kigoronome mu by'amakoperative ndabizi cyane cyane pe n'ibintu by'amatsinda gukora uturima tw'ibikoni umva ndabizi cyane Mujyi wa Kigali rero baguhikira akadore bwakizisha abana cyane si ibyo se bisha abantu gukora uturima tw'igikoni kandi akarima k'igikoni nta nubwo kajya ahantu hanini ntabwo kajya ahantu hanini pe kajya ahantu hatoye rwose hari igihe abantu baba ari ubwa mbere bakubonye mushumba nanone ndagira ngo nkuvunyishije n'inyo wivunyishiriza nawe naheriye ku kigorono ya n'umushumba ni intore rero intore niyivuga ibigwi barayivunyishiriza ni nivuga amacumu bayivuga amacumu kandi intwari yatabarutse yitwa umudamu oya umunyembaraga ni Debora nyine damu umunyembaraga cyane ngiye kukubaza ndi umudamu wande oya bari kubyumva reke nkuvuga amacumu nanjye ngo ni umupasitori ni umwapotere ariko saba iki kiganiro tugitangiye ibibazo bitara ariko ni umwapotere ku isi hose kandi gira sinabonye ufite urimo ari alliance y'abapotere cyane rwose ndimo buriya hari abantu batinya kuntumira baze ngo ndapotere utazwi ngemba mu rugaga rw'abapotere internationale ku isi hose ahantu hose rwose aho wantumira nta kibazo wagira na certificate ndayifite hari abagira ngo wenda ngo tumutumiye ngo akaza hano ngo yaza amaguyi wapi ngenda registre mu rugaga rw'abapotere ku isi hose uburyo aho nagera bandebamo bakambona ukabona ndi umwapotere ufite discipline ufite aho uturuka wanimikishijwe amavuta nimikishwa amavuta birumvikana akimikwa n'umudokiteri bita Dr. Erikson waruzi ko ari archbishop uri cyane afite kaminuza nyinshi zikomeye ku isi hose zifite accreditation muri transport cyane niho iriya certificate yawe yavuye yejo bundi so muri se nibizaba ari byiza byo muri graduation ahubwo abakunzi bacu batangiye badushakira impano tangiye bashaka impano umushumba zaba yakoze graduation umushumba sinzagiye muri graduation ejo bundi mu kwezi gutaha ngombure n'umuntu mpururabo di hane nkundura urabo nukuri nawe nyararuhaye Pastor Fanny nawe bazarugwe kabisa yo vuze ngo nkunda indaba abantu bavuga ngo ngo mushumba ngo romantique uri na romantique urumva yakuntu uri inzobe usa neza twari turi kukuvunyishiriza amavuta ya Yesu Kristo kugira ngo abantu nyine bakumenye turacyavunyisha hari abantu bambonye bwa mbere afite certificate y'abapotere ku isi
muri sisiteme ya Transworld iri accredited ni ukuri pe muri global impact noneho icyo ngicyo cyabaye global wide business, cyabaye ikintu kinini cyane. Hariya Trump umupasiteri wamusengeye arahira, niho yize umva bimeze neza no muri graduation tuzaba turi kwaka ejo bundi n'abanyeshuri bashaka kuza akavuga ati mushumba tujyana aho wize bazajye banyuraho mbarangira abantu bashaka kwiga Bibiliya. Abandi bashaka kumenya ibyo nenda kumuvunyishiriza baze gukurikira ikiganiro turi bukorane part 2 baze kuyikurikira, turaje nayo tuyibahe mu kanya. Turakora part 2 nayo bazayibona nk'ejo. Murahita mumenya ngo apotere ubundi ni muntu ki bimeze gute, ubundi duhora tumubona ni muntu ki ko yavuze ngo umudamu hari ibintu buriya ntigeze mvuga nzavuga muri iki kiganiro kizakurikiraho abantu bazagikurikirana ejo. Hari ibintu ntavuze nzavugamo ndagira ngo rero nkuvunyishije niyo nanjye ngusabe abantu badukurikiye ubahesha umugisha ubundi twinjire mu kiganiro. Hari abantu bakunda utu tuntu abutuhe tuntu utungutu nyine tuba tubanza, ariko se ni muntu ki? Ntago umuntu arazi kurapa wasanga yahise bati yewe si babandi se bo ku mihanda. Oya wapi rwose kaduhesha abantu badukurikiye umugisha. Turagushimiye data wa twese mwiza, izina ryo rihabwa icyubahiro. Aya masaha twongeye kuboneka imbere ya kamera kubw'impuhwe zawe n'imbabazi. Mwami tugushimiye impano y'ubuzima waduhaye, ariyo mpamvu duhagaze imbere y'ubwoko bwawe Mana. Turasenze kugira ngo abantu bagiye kudukurikira Mana ubaha umugisha, badukurikirana amanywa n'ijoro Mana, bakora share, bakora like, bakora comment Mana. Tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwuka wera w'Imana bane natwe muri iki kiganiro kuva dutangiye kurinda dushoje, kugira ngo ikintu cyose kivugirwa hano Mwami Mana tuvuge tuvugishijwe nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana iguha umugisha. Amen. Ndawakiriye mushumba. Avuye kuvunyishiriza hagati urasa neza. Niko mpora. Ese umuntu w'Imana yasa nabi ati? Umva nubwo wakambonye sa nabi, Imana ihita ikwereka mu maso yawe ko ndi gusa neza. Kubera iki amavuta Imana be yaradusize cyane rwose. Ntabwo ari yo gusa nabi, ntabwo ari ayo kumwara oya. Dushimiye abantu bose bita kuri apotere Rosine. Cyane ukuri mbahesheje umugisha. So wagize ngo kuba ndi gusa gutya sibo biturukaho. Imana yagiye duha Barone na Bahuri uko dufata amaboko. Yo kumenya ngo umushumba ayabuza amavuta yo kwisiga. Yo kumenya ngo umushumba akeneye itike ryo kujya mu murimo w'Imana. Yo kumenya ngo umushumba akeneye internet yo gukoreraho umurimo w'Imana. Ni ukuri Imana igiye ibaha umugisha pe. Amanywa n'ijoro abantu bafata amaboko muri uyu murimo. Imana igiye ibaha umugisha kuko ntabafite ntabwo nabushobora. Cyane rwose. Hakiyongeraho noneho n'inkunga y'amasengesho. N'inkunga y'inama bama. Mbese usagize ngo Imana niyamaye abantu. Nawe harya ya group bamo yitwa. Kandi mushuzi ikintu nabonye hari ijambo ry'Imana asigaye nizereramo. Ubu ngubu namaze kumenya neza ko Imana idakirisha amaboko menshi. Cyane rwose. Umunyarwanda bivuga neza ngo uburo bwinshi ntibugira umusururu. N'Imana rero ntabwo ikirisha amaboko menshi. Shaka kuba afite nk'ishuti ebyiri eshatenye. Ariko izo ngizo zikavuga ati mushumba ntabwo uzakorwa n'isone duhari. Cyane rwose. Rero Imana igi bampera umugisha n'ukuri. Ntabwo navuga amazina yanyu kuko mwabikoze mu ibanga. Kandi na Yesu yaravuze ngo icyo kuboko kw'indyo kwakoze imoso ntikabimenye. Kandi tujye tuvugisha ukuri umuntu biba kwa apotere Rosine. Shaba bibye pe cyonzi cyo nawe ni yahomberwa. Ibaze we. Ni yahomberwa kabisa. Hari umushuti wanjye fite mu nkuge uri hano hafi muri bino bihugu byo muri Afrika yitwa Josephine. Ajya akunda kuvuga ngo ngo ubutaka bwa mushumba kubibamo. Umva ngo burera. Bo babwera kabisa. Ukunda kubivuga iyo turi mu nkuge turi gusenga tubutaka bwawe burera. Rero abantu baje baza bibe muri ngendo umukozi w'Imana. Imana igikomeza inaduhana umugisha. Abo rero wahamagariwe gushumba kubwiriza ubutumwa bwiza nibo tugiye kuganiriza kuri topic ebyiri tugiye kuvugaho. Hari ibivugwa aba ari byo tuza kwiga cyangwa duhere ku bivugwa. Oya reka duhere kuri topic ya kabiri. Umuntu arakizwa. Ya kabiri meze itese. Ivuga ngo kuki umuntu akizwa yarangiza ngaho merezire Bibiliya yangiri hari hakurya rero niri buze kudufasha. Yimpereza. Nanye muri protocol. Ingira aza kudufasha kugira ngo kuko kuvuze ngo tubanziri ya part 2 ntabwo nayivuga ntifashishije Bibiliya cyane ko nibyo tugiyemo biri budufashe kugira icyo twunguranaho. Kandi koko akabyibaza kandi irari rikarushaho gukura.
ariko mushu ibi bintu rero reka mbere nkwereke ibi bintu twatinze no kubikoraho ikiganiro turi abashumba twembi ese iki kibazo abantu benshi barakibaza ni gute umuntu akizwa akabatizwa akajya mu mazi menshi bakanubatiza no kwa padiri ariko yaba yarabatijwe nyuma akajya akora ibyaha runaka kandi ari mu rusengero urugero nko gusambana ukiba ukaroga kandi uri mu rusengero ari n'igihe bimucanga neza wanamujya ati kuki wabikoze wanasomye amateka ngo nsanga ngo na data yarasambana nuko abantu bakibaze kuki dukizwa tukabatizwa tukahazwa tukagira gute ngo turi mu rusengero turi mu kiliziya ngo twarakijwe ngo twakire Kristo n'umwami n'umukiza padiri we haravuga ati wanze shitane ati ndayanze n'imigenzo yayo yose ati ndayanze nibyo duhendesha ubwenge byose ati ndabyanze umuntu akabatizwa kuki mu rusengero uvuga ko wabatijwe no mu byaha wahunze wihanye wagera mu rusengero ukongera ukabikora abantu bibaza ari ukubera iki ubundi ni ukubera iki uvuga ngo urakijijwe byaha akora gutari wakizwe n'ubundi mu rusengero ukasanga birimo sindi buvugire hejuru kubera iki abantu mwibaza ari ukubera iki dore impamvu rero uyiduha impamvu reka uyu munsi hano tuvuge nko ku cyaha kimwe cy'ubusambanyi iki cyo no kukihana mu rusengero biragorana cyane rwose kandi abantu benshi baragihakana nubwo bamufata ari kubikora ntabwo yakwemera umupasiteri umwe yigeze atera inda umukobwa abashumba ba paruwase bose baraterana nagirirwa amahirwe yo gukora protokole buriya ntiwapfa kuba mu bashumba utari umushumba bakansora ariko nkajya hanze nkumviriza ati reka tubwire tuzagufasha ni agahakana ati ndarahiye umukobwa rero we yateye inda agiye kubyara umwana neza usa n'uwa pasiteri birangira nyine abyemeye bamufatirayo n'ubundi birangira nyine byanga urumva ukabona umuntu araririmba ariko wajya kubona ukabona aguye muri icyo kintu kandi ngo ari mu rusengero n'uwo mukozi w'Imana utanzeho urugero n'abahanuzi bajya babigwamo n'abandi bakabigwamo mwibaza impamvu tuvuga ngo turakijwe no ku muntu yagera mu rusengero ugasanga nk'iki cyaha ni urugero ariko no mu rusengero harimo abiba kandi barimo abaroga abajya baturoga tuvuye kubwiriza ubutumwa twarababwirije bakadushyirira mu biryo kuki umuntu aroga ari mu rusengero kandi kiragukurikirana bakanakongeza amapeti sinongera kukuvugiramo hari umubishopu umwe bita Samuel wayoboraga muri Shyira paruwasi yari musenyeri ngo nawe icyo cyaha cyaramufashe cyo kurya utuntu tw'abandi bari muri ribu ariko barahamushumba n'icyo kurya utuntu tw'abandi ni ukurya ku byashinganywe ni ukuri reka hano turi abakozi b'Imana mushumbane n'umukozi w'Imana murabizi ko uyu mostinga ni pasiteri Imana ishimwe Emmanuel rero nanjye ndi umushumba bibaye ngombwa ko tuganira kuri iki kintu kuko aya macano yacu n'ay'abakirisitu abantu benshi rero bibaza ati kuki uriya ngo yasambanye kandi ni umuririmbyi ubundi ibi bintu biva hehe reka uyu munsi tuvuge kuri iki cyaha cyo gusambana kuko nicyo abantu benshi mu rusengero batinya nacyo gikunda no kuvugwa cyane reka tuvuge impamvu ngiye kubabwira impamvu 6 zituma umuntu akizwa ariko agasambara akiri no mu rusengero impamvu ya mbere ni uko biri muri kamere muntu ikintu cyo gukora imibonano mpuzabitsina kiri muri kamere muntu iyo usomye mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 19 haravuga ngo imirimo ya kamere niyi ubusambanyi ubanza aricyo kibanza bwa mbere icyo kibanza bwa mbere bivuze ngo kuba abantu bari mu rusengero akaba ashaka gusambana nyine biri muri kamere setune bivuga ngo biri muri kamere muntu iki kiro gishaka gutuma usambana kuko nyine biri muri kamere muntu kabiri ikindi kintu gishaka gutuma umuntu asambana kandi ngo n'umukirisitu ari mu rusengero akabona aguye muri icyo kintu ni ukubera amaraso y'ahantu wavutse buriya amaraso mushumba y'ahantu tuvuka mu bisekuru aho tuva kwa ba data na ba mama mu gisekuru cya 3 cya 7 cya 12 abantu bakunda gukurikirana YouTube yanjye cyane bazabona hizo nyigisho zijyanye n'ibintu bya karande n'imyuka igenda mu bisekuru hagendamo n'umwuka w'ubusambanyi nkuko hagendamo umwuka w'ubukene cyangwa se umwuka w'ubukire nabwo hari karande mbi hari na karande nziza njya mbyigisha rero bitewe n'ahantu wavutse mu gisekuru cye mu maraso yawe uyu mwuka ushobora kuba ugira gute ugendamo ikindi kintu dushobora kuvugaho hashobora kuba tugiye muri uru buryo bw'uko umuntu yavutse naho avuka ushobora kuba uburyo wavutsemo nabwo bushobora kugutera kuba nawe wasambana kandi uri mu nzu y'Imana iyo dusomye ijambo ry'Imana muri Zaburi 51:7 gutyo niho hatubwira Dawidi avuga ngo mu byaha nimo data yambyariye 51:7 mu byaha nimo data yambyariye bivuze ngo Dawidi murebye ukuntu yari yaravutse
ntabwo ushaka gukoresha iyo terime kuko yakomeretsa abantu nyine bakunda kuyikoresha kandi si nziza ngo ikinyendaro ntabwo aba ari nziza umwana w'urukundo ngo ni ikinyarukundo ariko nyine ntabwo ubu tukigikoresha iryo jambo nuko hano turimo nyine twigisha ashaka kubereka ukuntu iki cyaha gishobora kukuzaho bikurikije aho wavutse cyangwa uburyo wavutsemo uyu mwuka ushobora kukuzaho bitewe n'uburyo wavutsemo wenda mama we niba akubyaye muri ubwo buryo nta mugabo wenda umwana abyaye nawe wenda w'umukobwa nawe akazabyara muri ubwo buryo gutyo ukazibona muri iyo nzira cyane iyo turivuga kuri iki cyaha ubundi uyu ni umwuka mubi cyane ugenda mu bantu udapfa no gucika aha hantu rero kuri iyi nzira ya kabiri y'uburyo umuntu yavutse n'aho avuka bishobora gutuma ubusambanyi bumuzamo nubwo ari mu rusengero kuko n'ubundi reka nkwereke mushumba ikibazo tujya duhura nacyo mu rusengero iyo abakristo bagezemo tubigisha kwihana ariko ntabwo kwihana gusa bihagije hari iyindi ntambwe tuba dusabwa kubabwira bagatera ijyanye no kwibohora hari abantu mpora mbivuga buri munsi nkabyigisha nkavuga ni mw'abantu abantu benshi twize tubwirwa ko ngo iyo ngo watuye ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ngo ibyaha byose ngo ubikuweho ngo ntabwo ngo biba bikikubarwaho nibyo koko biribagiranye pe ibyaha wakoze kuko uvuye mu gitabo cyo kurimbuka ugiye mu cy'ubugingo ariko abantu bakirengagiza mushumba rya jambo riba mu migani rivuga ngo ingorano z'abantu bakoreye Imana n'eshatu ubukire icyubahiro n'ubugingo iyo ubatijwe rero ubu bugingo bubonwa n'iki bubonwa nuko watuye nyine ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe icyo gihe ubugingo bwo ubutangiye kugira gute ubutangiye kubukorera kubw'ubuntu bw'Imana kubw'imbabazi z'Imana nyine ukazabuhabwa noneho hari ikindi kintu abantu batamenya urumva hasigaye icyubahiro n'ubukire kandi icyubahiro n'ubukire mushumba gihabwa uyu mubiri niba twavuze ko hari abantu tuvuka mu maraso y'abantu bagira imyuka y'ubusambanyi bagendamo mushumba uko tuvugana hari imiryango igira abasambanyi umuntu akabyihana bikanga abo nabo kwa David umuntu akabyihana bikanga pe agakora yibira yitata umwana mwiza ubusambanyi ukabona biranze ikintu basabwa ni iki basabwa gukora ikintu cyo gukatinga bya biri tujya dukora muri deliverance cyo gukatinga uyu mwuka ugenda mu gisekuru ubugingo bwawe warabubohoye sava ariko ukeneye no kubohora uyu mubiri wawe n'amaraso uko uyu mwuka w'ubusambanyi ugenda mu gisekuru cyawe uyu mwuka wenda se wo gukena ugenda mu gisekuru cyawe hano turi ku mwuka w'ubusambanyi niwo turiho igihe cyose rero abashumba babigisha bakabatuza gusa ariko ntukore isengesho ryo gukatinga ryo guca konegisiyo ryo gukuraho ya myuka igendagenda mu isano y'ibisekuru ya za karande uyu mwuka uzakomeza uwiboneho kandi uri mu rusengero kuko wowe watuye ko ukijijwe ariko ntabwo urabohora amaraso yawe n'ubugingo mu maraso y'iwanyu hari imyuka igendamo kandi iryo sengesho ntabwo wigeze urisenga niryo sengesho tujya tuvuga ngo abantu bajye bamenya kubohora imibiri yabo n'ubugingo bikureho imyuka mibi igenda mu gisekuru bikureho ya myuka ya karande bikureho imyuka igendagenda ukajya kwibona ukabona urongeye ubiguyemo ikindi kintu cya gatatu gishobora gutuma umuntu yibona mu busambanyi kandi ari mu rusengero ni ibikomere abantu baba baragiye bahura nabyo uzi mushumba ko abantu bagira ibikomere umuntu akajya yibona mu busambanyi ari ukubera ibikomere yagiye ahura nabyo akibona muri ibyo bintu ikindi kintu cya kane gishobora gutuma wibona muri izo ngeso ni environment turimo ikirere umuntu atuyemo buriya mushumba reka nkwereke nkunda kwigisha abantu turi muri deliverance nkabwira nti buriya buri gace kagira imyuka ikarondora buri gace buri gihugu hagira imyuka mibi iharondora kandi koko nibyo ubu hari ahantu reka nkwereke njya nkunda no kubwira abantu ngo muri deliverance bajye banamenya n'ahantu bagiye bavukira cyane ubu ntureba ushobora kuba waravukira Rwamagana wenda mu bisekuru byawe barahatuye bakabandwa bakaterekera hakamereka amaraso y'ibitungwa n'ibiki nyuma y'imyaka nka 20 ukazajya kuhatura uwo mu maraso yabo noneho wahagera wenda ushaka nko gukora ibintu bya business wahagera ugahomba kwibaza ariko se kuki nageze hari Rwamagana ngahomba byagenze gute hari imyuka mibi yo mu gisekuru cyawe imyuka mibi n'igipfa n'iginasaza igenda ho niyo kubonye kuko imyuka mibi dasaza n'imitongero n'imihango kereka iyo yisengeye ukayivanaho ihita igucakira ihita ivuga ati tubonye uwo mu gisekuru cyacu ariko igihe uzimuka ku uwo musozi ukajya ahandi bishobora kwemera kuko wenda uwo musozi ugiyeho nta myuka y'iwanyu hari harondora ushaka kubona umwana wo mu cyaro yiyiziye akizira nko mu mujyi runaka yitondaga rwose
yahagera ukajya kumva ngo yatwaye inda kandi uwo mwana atarigeze asambana atuye iwabo mu cyaro. Bivuze ngo uwo mujyi arimo hari nk'imyuka y'ubusambanyi myinshi, nicyo turi kwita environoma. Hari igihe rero ujya mu kirere gihumanye cyuzuye imyuka mibi myinshi, wahagira iyo myuka mibi kakuzibiranya kandi ngo uri mu nzu y'Imana. Kubera iki? Icyo kirere kirimo iyo myuka mibi myinshi. Hari n'abantu bava mu Rwanda bakagera mu bihugu byo hanze batangaga itabi, ukagira mu kirere kirimo umwuka w'abanywatabi, ugasanga iyo myuka irakwatatse cyangwa y'ubutinganyi cyangwa y'ibikibindi, ugasanga iyo myuka irakwatatse kandi itakubagaho. Abantu rero bumve ko environoma aho dutuye hashobora kukwanduza iyi myuka kandi itagiraga gute itakubagaho. Kimwe nuko nuba mu kirere cy'abantu basenga cyane mushumba, nawe uzibona abaye umunyamasengesho. Ese twese twavutse turi abanyamasengesho, nuko ubwo twagiye tuba mu kirere cy'abantu basenga cyane. Icyo ni ikintu cya kane nacyo gishaka kukwereka yuko ushobora guhura n'ibibazo by'iyi myuka kandi uri mu rusengero uri umuntu w'Imana. Ahandi hantu ha gatanu ashaka gutuma iyi myuka y'ubusambanyi kuzaho ukabona wabikoze kandi uri mu rusengero, ni abadayimoni. Abadayimoni hari igihe bagutera ukabyuka uri muzima rwose nta kibazo, wenda wagenda mu nzira ushaka kuba umunyantege nke cyangwa se wari n'umunyembaraga na Samsone nawe byaramurangiranye, bigatuma usambana utari wabitekereje. Abadayimoni kandi mushumba abadayimoni bakorera mu bantu buriya. Sagize ngo abadayimoni bakorera mu biti, bakorera mu bantu. Bigatuma rero iyo myuka ikuzibiranya, wenda wavuye no mu rugo ugeze gute uri na muzima rwose. Nkuko umwuka ushaka kugutera wenda ugakora impanuka uri mu nzira, ukagutera wenda ukagira ikindi kibazo uri mu nzira ukarwarira mu nzira, n'uyu mwuka w'ubusambanyi ushaka kugufatira mu nzira. Ari iyo wiriwe utigeze ubyuka kuri busambana, ugasambana iyo wagiye utabira mu kanya. Rero kandi uri mu nzu y'Imana. Urumva icyo nacyo ni ikibazo. Unafite umugore cyangwa umugore, unafite n'umugore ukibona wasambaje kandi uva mu rugo mu gitondo ntugeze ushyira muri gahunda ko uri busambana, bikakugwiraho iyo wagiye. Kuko hahanze hari abadayimoni y'ubusambanyi akorera mu bantu biteye ubwoba, mu bagore cyangwa abagabo hose yahakorera. Ahandi hantu ha gatandatu rero hashobora gutuma ubusambanyi bwibonamo kandi uba mu rusengero, ni umuryango uba waravukiyemo. Buriya mushumbi imiryango ngo tuvukiramo buriya iratandukanye. Hari igihe ushobora gukurira mu muryango uba mw'induru, uba mw'amatiku, umugore n'umugabo badahuza, umugabo acaho ngaho kagira gute. Umunyarwanda aravuze ngo wiba ahetse ababwiriza w'umugongo. Niba ukora izi ngeso z'ubusambanyi umwana akabibona, hari n'abazana abagabo mu rugo cyangwa abagore mu rugo nk'umwana akabibona, uyu mwana uri kumuha ubuhe burere? Nawe uzamereka ko kubikora ntacyo bitwaye. Rero hari igihe iyi myuka ifata abantu bikurikije n'iki n'imiryango bagiye bagira gute bakuriramo. Rero ndumva ari icyo nabivugaho, abantu bamenye impamvu ki ushobora kubona umuririmbyi yaguye mu busambanyi. Ariko nasoza mvuga ngo buri muntu wese ugira iki kibazo kandi ari mu nzu y'Imana, ni yicara akora ubushakashatsi amenye muri ibi bintu bitanu navuze aho uyu mwuka umutera uturutse, noneho abashe kugira gute kuhazitirira. Mubyeyi Apotre Gitwaza yaravuze ngo kuri iyi si nta muntu utagira ahantu agira intege nkeya. Ariko ikibazo si uko izo ntege nkeya uzifite, ahubwo izo ntege nkeya zawubasha kuzirinda, urazizitirira. Ubundi iyo uzi ko hari ahantu ufite intege nke niho urinda cyane kurusha aho ufite imbaraga. Rero nzanye iki cyigisho kugira ngo abanyamasengesho abakirisitu muri rusange mufite uyu mwuka ubazaho kandi muri mu nzu y'Imana, ukabona uwo mwuka wakugwiririye, reba ahantu uyu mwuka ukuzaho uturutse. Ese mu bisekuru byanyu murasambana? Ese n'abadayimoni wenda bagusagarira uri mu nzira ugiye nko ku kazi utabiramukanye? Ese wenda wakuze muri famiye habamwe utwo tugeso wenda bakabikora ureba? Ugende ukora analize ureba ahantu uwo mwuka ukwata kuturutse, bityo wongere usenge, wongere uhamagara imbaraga z'Imana ibi bintu bikuveho. Niba uturuka mu gisekuru usabwa gukora deliverance. Apotre yigeze atanga urugero rw'umuntu wigeze agira uwo mwuka kandi ari umukozi w'Imana, waranze kumuvaho burundu. Arangije kugira ngo uwo mwuka umuveho, byabaye ngombwa ko bakora amasengesho y'iminsi 2, afata urupapuro yandikaho abantu bose basambanye. Kubera ko kusambanye n'umuntu umwe gusigamo uwe mwuka, wasambana n'undi mwuka, byabaye ngombwa ko Imana imuhishurira ati ugomba gufata urupapuro ukandikaho abantu bose mwasambanye, tugakora isengesho. Kuko uriya muntu bumwicaje mu mutima wawe, nk'abantu bakunda kugira abantu b'ishuti benshi, ubundi bibera mu mutima. Niba ufite umugabo mukundana ubwo umutima wawe wicayemo, niba ari 2 ubwo bose bicaye mu mutima wawe, niba ari 5 ubwo bicayemo, bose bicayemo, inose wabicazaye ubwo no wasa. Ni ukuvuga ngo umutima urawufata ukabagabanyamo udupande 6 cyangwa 10, buri wese akagira. Rero byabaye ngombwa ko uwo muntu kugira akire uwo mugozi, yavuze amazina y'abakobwa benshi nyine bagiye bahura, bakora isengesho ryo kuvuga ati nyanaka bayatangukuye mu mutima wanjye mu izina rya Yesu. Margarita nguje mu mutima wanjye mu izina rya Yesu. Gorete ngukuye mu mutima, gutyo arabatondera bose arabarangiza, umugabo byarangiye yabaye muzima.
rero ndumva aricyo navuga abantu uyu mwuka ukiriho gutyo utari wacika rwose ni ba katingi. hari igihe biba bigenda mu isano y'imiryango ukarwana nabyo bikakunanira ukabaza kose mara kuki ingeso yanze gucika kandi ufite n'ishyaka wibera mu nzu y'Imana ukibaza impamvu uyu mugozi utakuvaho. Nimugerageze mukore urugendo rwa deliverance mu katinge mukoresha amayerayo n'ibiki murebe ko uyu mwuka wazabavaho. Yego mushumba ndumva kuri icyo kintu twari twavuze buri muvumo wose na buri cyasha cyose kigire risu bifashamo umuntu rwose. aho ngaho Apotre Rosine mu kumuvunyishiriza nababwiye ko anakora deliverance. buriya umuntu wigisha ibintu aba yarabyize kandi yarabiciyemo yaraciye mu ishuri ryabyo. Ayo ni amavuta Imana iba yadusize. Minota yacu mike isigaye rero abashumba rero abatari gufatwa n'uwo mwuka bari gufatwa n'umwuka wo guterwa amabuye. Ibiri kuri iyi mihanda ntabwo ari ibivugwa ni ibiriho nyine ahantu. Bari guterwa amabuye bakoze iki? Umugenzi wacu bamuteye amabuye ngo yabwiye abantu ngo afite profesora. Umugore nawe ati nyine we yaraje aje kurengera umugore w'Imana yamuhaye. urabizi nyine umugabo utavugiye umugore abamufatanyije na rubanda nyine kumwanjama. ni ngombwa ngo umugabo nyine kwa Apotre Mignone abanga umugabo ku marembo, umugore mwihema umugabo ku marembo. rero ubwo nta cyatera umugore kitabanje kugera ku mugabo cyane. Kwati rero umugore wanjye ibyo yavugaga mwabyumvishe nabi. abati nawe uje kutwiryaho tubwira ngo mwarize byagenza nyine bamutera amabuye. kandi ikintu umugore we yarashatse kuvuga ni umugore wandese ubundi kutari kubivuga neza wa professor Saso ntago ari associate professor ni furu professor. furu ni umuprofessor cyangwa ni docteur. ubu ni professor. ese afite professeur inde Bishop Masengo. ubu none abantu bahita bango professor ngo dogite hoya umuntu ava kuri docteur ajya kuri associate professor. uriya iyo bakiri kukwigaho kugira ngo baguhe iyo digiri nawe ejo bundi muri gorobo uzakomeze muri docteur. ndakomeza cyane kuri masters. nyine bakareba ubushakashatsi ibintu nyine bati uyu muntu nyine ni pro nta kindi kintu nta muntu ikintu yavuze yanavuze ngo tahinduke ya professeur barabihindura bati ubwo taniya. nuko rero ngo bamuteye umugore watirera ko katitiri mama pasteur ngo yibonye yishyize hejuru. ariko nta nubwo yari yibonye we yabwiye ba bandi batizera bati ngewe nyine bumvisha ubutumwa naba abantu batwumve neza ntago turi mu matiku. yahise nabanga ubucano bwose buvuga amatiku Imana ibufunge ngo babufunge. sibye ko nyine ntago yakifuriza Yesu aravuga ngo umwanzi wawe ntago uhemukira umusabira uzaba umuroshyeho iki amakara. kandi nanone nta kintu wakora rwose pe unezeza abantu Apotre. ntacyo nukuri usibye nyine bagutera amabuye kandi abantu bose nabo bagukomera amashyi. mu gitondo haba harimo abagutera amabuye. ni nako byagenze. sinangombwa wenda we yaje kwiregura arengera nyine umugore we abwira abantu nyine avugamo ibintu ati umugore wanjye si byashatse kuvuga kubera ko abantu bakunda ngo mutubabarire si byo yahereyeho. bati mutubabarire si byashatse kuvuga. ariko hari ikiganiro nasohoye ati icyo yarashatse kuvuga yashatse kubwira umuntu koko nta mashuri namwe afite nkawe uri agoronome wagize akazi mu turere tugiye dutandukanye none uyu munsi ukorera Yesu. ati aho kugira ngo unanirwe kuza gukorera Imana dore twabyina igisirimbo. umwana wanjye yiga muri Amerika bakoma amashyi kandi ndamya nashidikanya abakristo baho nibo batanze iriya video pe. none se uva kubwire mushu tutagiye kure umuntu wari wibereye mu isoko yigeze afata iriya video nayo yafata umukristo waho wewe buriya yahise avuga ngo bamwiyemeyeho. buriya aba bantu tubwiriza bafite ukuntu bateye. uzi mushumba ko nshobora guhagarara ndi kwigisha iminota 40 ku munota 41 navuga ijambo rimwe gusa akaba ari ry'abantu batahana cyane. buriya bari abantu uyu mudamu wa shop biriya bintu yavugaga nanjye disikuru yose nayumvishe. atangira avuga ati mureke muhaguruke tubyinire Imana. ati ngewe timaze imyaka 40 ntajya kwa muganga kubera kubyinira Imana. ati njya kwa muganga ngiye kubyara
yari kubwira abakristo agaciro kari mu kubyinira Imana no kubihimbaza kandi abantu ntabwo babizi we yabonye nyine ako gaciro yiwe yarakabonye nawe ari kugatoza abandi nk'umushumba ntabwo abantu bazi icyo Bibiliya ivuga ku kintu kijyanye no guhimbaza Imana. Bibiliya itubwira ukuntu umwami Dawidi yibutsa ahantu Imana yamukuye yabyiniye Imana arabyina muri bwa bugendo bwo kubyina yafashijwe yibuka Imana ukuntu yamukuye mu ishyamba ukuntu yamukuye mu madubu ukuntu yamukuye mu ivu ukuntu yamukuye imwicaje bwa uyu munota umwenda yari yitandiye urinda ubwo ugwa hasi umugore we rero buriya mushumba aba aramubwiye ariko wa mugabo ngo nta soni ufite ngo kubona uri umwami ngo ukarinda ubwo ubyina ugata umwenda Dawidi aramubwira atumva wa mugore wanjye si ukukubahuka ariko nibutsa ahantu Imana yankuye nibutsa ahantu ukuntu Imana yakuye so ku ngoma ikanyimika niyo mpamvu natambiraga Imana. Amen. Mushuburiya uzi ko hari abantu tubana nabo tutazi ukuntu bateye uriya mwami Dawidi ntabwo yari azi bijya ko umugore wari umwibone mwakariya kagene iyo ataza gutambira Imana ngo umwendugwe ntabwo ari kumenya ko umugore wafitemo n'undi mwuka w'ubwibone. Hari ibintu tujye dukorera Imana hari uburyo twitwara imbere y'Imana yacu iyo twibutsa aho yadukuye bigatuma tumenya abantu bamwe na bamwe tubana nabo. Buriya iyi foto yafotowe iyi video ntabwo yafotowe n'umuntu wari uri mu isoko yafotowe n'umukristo wari uri mu rusengero aka kantu kereka bishop na madamu we ishusho y'abakristo afite aka kantu Imana ikabigishirizemo ikintu gikomeye. Kabiri umwami Sawuli rimwe yageze aterwa n'abadayimoni abapfumu be bamwirukanaho uwo mwuka wanga kugenda uwo mwuka wavuye ku mwami Sawuli kuko bazanye Dawidi akaririmba. Abantu bagiye bamenya ko abadayimoni bose bari ku buzima bwacu batirukanwa nuko tuvuze ngo mu izina rya Yesu turakwirukanye. Hari abadayimoni bagenda kuko twasenze rero aba ba chrétien parasite niba abandi bavuga ati ku rusengero dufite abashyitsi tero ryose tuziyakira bagatanga bamwe we ntagira icyo atanga ukabona aricaye turakenera izindi ntebe 30 mu rusengero chrétien parasite akabireba bakagura intebe akazageza akicara ni wa mukristo ubereyeho kunyunyuza imitsi y'abandi bakristo ariko we nta kindi kintu akora. Undi mukristo wa nyuma ni chrétien de dimanche mukristo wa ku cyumweru uriya mukristo rero we ibyo mu mibyizi ntago bimureba kumwe avuga ati nyaboneka dufite amasengesho y'abagabo ku wakangaye reka da hari igikorwa cy'urukundo ku rusengero reka da yewe reka da we icyo bimureba ejo ni ku cyumweru okay agahita ashyira amakenda vuba umva dutinda guhesha umugisha abantu ati mutaha amahoro abayageze ku rugi kare ntamenya gahunda z'urusengero ntamenya ngo ku rusengero tugeze muri ibikorwa ibi n'ibi ntamenya ngo mbese ibintu byo ku rusengero ntacyo yabimurebaho. Abakristo bo ku cyumweru bariho harimo n'abajya mu misa ku minsi mikuru gusa cyangwa amateraniro ku minsi mikuru ngo bumvishe ngo ejo ni Noheri no bunani abakristo turabafite mu murimo w'Imana. Rero uyu bishop mugenzi wacu muri ubwoko bw'abakristo yahuye na chrétien kamereho wiyoberanya mu rusengero abamwereka ko ari abakristo beza ariko bagira hirye bashaka kumucisha umutwe. Erega uriya muntu wohereje iriya video ntabwo ari ko yari yishimiye kwamamaza iteraniro ryabo none kuki se atamamaje kuki atamamaje intuza kuki atamamaje ibindi bikorwa byiza byabera mu rusengero bakora kuki atamamazaga ibindi bikorwa byiza bibera mu rusengero agakatiga kariya kana bashumba Imana yatwubatseho umurimo ukomeye naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo azadushobora kuko abakozi b'Imana turarwangwa mu buryo bwose abadutegura ibitero bigiye bitandukanye abatubeshyera abaduhimbira ariko niba Imana yaraduhamagaye izana tubashisha Imana ibaha umugisha. Ariko navuze ngo iyo ndi inyuma ya kamera mba ndi umunyamakuru uri umunyamakuru nyene nta munyamakuru wemerewe gucinyiramo inkuru uravuga nyine ibyo uvuga byazakugaruka nyine ukabyirengera nyine ukaba intwari y'umwuga yego ariko nubwo tudategetswe ngo abantu tubigureho kandi nanone umuntu uri intellectuel ntago yakisobanura ku bantu nawe mu byo yavuze Yesu niwe Yesu ure ari umuhanga arazi ko ibintu byose umuntu yavuga bagufatira mu byo wavuze cyane ngo baranavuze ngo n'uwamushinje mukuru ngo ajya kumanika umusara yibukije mugenzi we bari kumwe ngo harya bavuga ngo yiyita umwami w'abayuda ngo ahita byandika ngo ni umwami w'abayuda ngo umwami w'abayuda ngo noneze ati icyo nanditse nagize nacyanditse mu byo bamurega nyine umuntu bamurega ibyo bamuziho nyine yego ibyo bamuziho ariko nanone si tuvuze ngo umuntu yigure ku bantu kuko abantu arabana we yanavuze ijambo ryiza aravuga ngo si ngombwa ngo abangaba ngo njye gusubizanya nabo yari yasubijanyije na
kandi kari akantu kari koroshye ku muntu w'umuporofeseri tujye kari tubwizanya ukuri ntitugacinyiremo inkoro ibyo twashimye n'ibyo twagaye twabigaye ari n'ibyo twakosoye ari iby'abantu nyine bavuze ngo ubuse ngo twareka kuvuga koko byabaye nibaze babwira abantu banatanga ubusesenguzi bwimbitse. none se uva nkubwire mushumba yanavuze ati njyewe ntabwo nari ngambiriye kwirata cyangwa umugore ngo agambire kwirata kuko ibintu byose bindi byari bituriho nta nubwo twari twarigeze tuza hano imbere ngo tubyirate ntabyo mwari muzi ibi n'ibi ibyuko n'ibikindi porofesa ntabyo mwari muzi. iyo bicecekera biravango rega abashumba namwe nimukajye icyiza nuko biriya reka nkubwire iriya ntambara ni nk'iyihese hase niyo habaye intambara zo kucucu nkanjye nk'umusirikare noneho uri kuvuga ati biriya yongeyeho nyuma by'uko yabaye porofesa bari kujya bicara hoya kuba porofesa nibyo nta n'uwabimwaka akwiye no kubyirata yabirariye amajoro ibyo ari byo byose nibi tugomba kwirata Kristo ariko ntabwo tugomba kwirata ibyo twagezeho ntacyo naribi na Paul yaravuze ngo nkwiye kwirata nubwo atabivuze ngo nubwo bitagira umumaro kubera ko yari azi ko abantu bakiritika ko batise kutubwira ngo wagiye mu ijuru ukaba uri hano ngo nzi umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu we yababwiye ko azi umuntu ariko we yari yaragiyeyo mwiyereko. yego reka nkubwire mbari nk'umunyamakuru sindi pasiteri rwose nk'abantu b'Imana intambara uzabura minerivare y'umuhungu wawe ubure amafaranga y'inzu wenda iyo nina kwirirwa urwana n'umuntu ngo wagize guta watambagije biriya byari buzanavugwe ubona gitwaza kunarwana intambara ze agakubitamo hagati wenda bikamera kuri ariko si ngombwa nyine ngo uzurwane yagarutse nibwo byabyaye intambara nini ngo amacano n'ibiki byose yanavuze n'ijambo rikomeye rega nanjye nzi gusesengura by Holy Spirit I know yahereye aravuga ngo si ngombwa ngo nsubizanye nabo ako kanya arawita nicecekera ariko ngo hari biba ngombwa ko umuntu abivugaho hari igihe yanavuze ngo reka mbahe icyo bavuga buri iyi ntambara nziza ngewe narwana Imana mba nizeye ko iri bundengere ngewe n'imitano wihita wicecekera pote ubundi mushumba buriya guceceka ni uburyo bwiza bwo kurwana intambara nyinshi hari igihe abantu benshi bajya mu ntambara bagasakuza bakavuga kandi buriya muri kwa kuvuga wisobanura unisobanyamo ubu uri gutanga n'andi makuru batari bazi ariko iyo wicecekeye ngewe mesaje ndi butange niyo utanze akangaka ni agakeregeshwa kanjye abari gukurikirana ikiganiro cyose bikagera ku musozo bazungukirwa nyine babimenye yuko atari ngombwa kwisobanura niko Mutesi nawe yigeze avuga ariko buriya ntabwo ari ibi bintu turiya n'utuntu two kujya guhangana n'umuntu wavuze kuri icyambere ijuru koko riba ryaravivuye ababyumvishe batabyumvishe birabareba bazarwara ibibembe by'abashumba abantu barabyitiranya nubona Potere ari hano ntuzamuvuge nabi iyo yicecekera ibibembe bikabazaho byose byo kuvuga umuntu w'Imana nabi. Reka tugushimire nomero ya telefone hari uwagukenera ugakora deliverance ukora deliverance online kuri WhatsApp rwose pe abari hafi n'abari kure rwose urumva ndumva yari umwaka wa gatatu maze rwose abantu bakurikirana inyigisho ntambutsa kuri Apostle Rosine Official abantu bagiyeho bakore subscribe abo ku ngoro baze abo kuri 250 harya zone 250 baveho baze bakore subscribe kwa Apostle Rosine bakunda gusenga birumvikana kuko YouTube channel yanjye nyaraho amasengesho n'ibyigisho nyine bigiye bitandukanye byafasha abantu mu buryo bw'umwuka bikabigiraho bavana naho bibashyira hanyuraho amasengesho ya deliverance hanyuraho ibintu byinshi cyane. Rero ushobora kwifuza kumpamagara nibyo nk'umukozi w'Imana nimero yanjye ni 0788942414 abantu bari hanze rero bagiye bikagushyiraho ya kode y'imbere yakamenyetso ko guteranya 25 rero umuntu yabasha kumvugisha nta kibazo plus 257-788-942-414 Apotre Rosine Nyirandeho kubwayo mushumba abahoka ministry Imana bahumugisha ababanye natwe kuva ikiganiro cyatangira kurinda gishoje kandi ntimuzacike part 2 niho ngiye kuzatanga ubuhamya bwanjye. Hari abantu bamaze iminsi bifuza kumenya uwo ndi we rero ntabwo wamenya umuntu ngo umurangize kuko umuntu ni mugari ariko nzasa n'unosoraho gatoya ngire agapariti k'ubuzima bwanjye gato mbwira abantu abankurikiye amanywa nijoro hari ababyifuje. Imana bahumugisha. Shalom tuzasenga muri part ya kabiri ubahesha umugisha. Yego.